none bya Miss Mutesi Jolly na musaza wo mu biliyoniya wo muri Tanzania ngo byinjiye mu episode ngo bari gushakashaka. We indaya mbaya byinshi ibi byose n'uyu nguyu niwe. Uyu mugore wuriya mu biliyoniya ngo kugira ngo inkuru ize kuzura neza ngo hari utuntu bashaka kwikorera muri uyu murwa wa Kigali ngo kuko uyu mugabo ngo nakasa mutwe. Inka data turashize none singibyo sibyo tubabwira ngo kuko hagiye kuza n'icyitwa iterabwoba. Hagiye guterwa ubwoba abantu bashyira hanze aya majwi kandi aribo bayishyiriye hanze. Aya majwi sinayabarikodinze sinarindi kumwe namwe nimwe mwayirikodingi. Stop ko muri buze kuza kuntera ubwoba. Stop amenya akazi ukora. Thank you so much. Abantu bakomezaga bavuga batari ko Jora kora iki. Abatanzania mu mbabare mu mpereza amafoto y'umuntu wakunanaga n'uriya mugabo cyangwa n'abantu bose bakunanye n'uriya mugabo nze mbere shongiye kubahereza hano mu Rwanda. Uyu Miss Mutesi Jolly sheri w'uyu musaza w'imyaka 60 n'ingahe yagize ati ngo ntabwo ushobora kwibaza ukuntu umukobwa rwose utagira ikintu akora yambara ikanzu ya miliyoni n'imisago n'urukweto ngo wakibaza niba biva he. Ntibakora ibyabo uhari uwo ntunze. Ibyo bikaba ari byo byasembuye aba-YouTubers cyangwa abantu bagenda bakora inkuru z'utwasamutwe hirya no hino bakagira bati ibyo ntibishoboka rwose. Ubu tugomba kubanza tugasacinga amakuru cyangwa tugakora ubucukumbuzi tukamenya uwo mugore ubana n'uwo musaza w'imyaka 60 nango ndetse n'abandi bana yaryaga ngo hanyuma tukagarura episode ya 4 none ngo yakasa mutwe ngo itwika bikomeye cyane. God have mercy upon us. Ibintu bya Mutesi Jolly bikomeje gufata indi ntera dore yuko aya majwi ngo yasohotse mu ibanga rikomeye dore yuko nta n'umwe yarumvise kuko ngo n'inkuru yatangaga n'uwo bita Godfather ngo igomba kujijisha igihuha kikaguma ari igihuha abandi bantu bakagendera mu kigare nkaho batamenya ibyo ari byo. Mutesi Jolly nyuma yo gushyiraho umuco yuko ari mu rukundo n'uyu mugabo dore yuko ngo n'ababyeyi be cyangwa mwenyewe benshi baketse yuko ari ababyeyi yabihamyaga. Ubu ngubu ibintu bikomeje kugorana ari nako binabakasa mutwe. Wakibaza uti se wowe mushiki wawe wamuha umusaza w'imyaka 60 na ko nta kabazo mugomba kwibaza ugashyira muri zanyu ufunguka bumufungo biriya biri nko kujya ati uyu Mutesi wikuye umufungo ukomeye cyane rero ibyo bikomeje kuba akamaramaza dore yuko ari nako ari gutumira Godfather ngaza muhanagura umwanda bari kumusiga kugira ngo akomeze yirira urufito nta sereri. Ari nako n'abandi tubihakana tuvuga ati ntibikwiye ku mwari w'u Rwanda benshi bafatiragaho urugero watangaga speech motivation kugira ngo abanyarwanda bamwigireho none birangiye yisangiye umukambwe umusaza rukukuri w'umusaza ushaje cyane ngo akurikiye urufito. Ibi ni abanyarwandakazi. So guys, ni ama episode kuri episode kuko ibintu bya Jolly bigomba kuza buri gihe kuko nta kintu cyari cyagaragara. Ubu ngubu nta kintu cyari cyagaragara. Umugore wuriya musaza agomba kujya akavuga gusa nyine yuko biragoranye kubura umugore wuriya musaza yajya kuri kamera akavuga ariko abantu barimo barasacinga ngo amafoto y'uriya mugore wuriya musaza none inkuru ijye yakiyuburura dore yuko bavuze yuko afite n'abana bakuru bangana na Mutesi Jolly. So guys, kanda subscribe kugira ngo hakomeze gushya wirebe.